ntabwo Imana yakwibagiwe, uzajya urayishima ko ukiriho, uyishime uyihimbaze mu mutima wawe. Turabashimiye bene data, kadufata umwanya wo gusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje kuri Imana ikomeye, tugushimiye neza yawe no gukomera kwawe, watugiriye neza, tuje tuvuga imirimo n'ibitangaza no kugushima. Urakoze Mana yacu, bane natwe, kandi ijambo ryawe rigere ku bwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi 146. Haravuga ngo turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu uwo ari we wese utabonerwamo agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo h'umutabazi. Amena. Turashima Imana cyane kubwira ijambo, turashima Imana cyane iduhaye uyu mwanya. Iri jambo Zaburi itubwiye 146, nzajya nshima Imana ngifite ubugingo, nzajya ndirimbira Imana yanjye nkiriho. Kuko umuntu wapfuye ntago yashima Imana. Umuntu ashima Imana kubera ko ariho. Nimba utari gushima Imana muri ibi bihe, Imana ikikurinze, Imana ikikugiriye neza, mwene data, iki ni igihe cyo gushima. Iki ni igihe cyo kureba aho Imana yagukuye mu buzima bwawe. Ndakeka ko Imana nawe uzi aho yagukuye. Satani ari kugushyira mu maganya n'agahinda, ariko ijambo ry'Imana rije rikubwira ngo uzajya ushima Imana ukiriho, ushima Imana ugifite ubugingo. Ubugingo umuntu abugira akiriho, mwene data, nshuti y'umusaraba, Imana ikumera umugisha cyane. Bibiliya, ijambo ry'Imana iratubwiye ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu uwo ari we wese utabonerwamo agakiza. Ujya wiringira ko ufite amafaranga, ukiringira ko ufite imiryango ikomeye, ukiringira ko ufite inshuti nziza zigukunda, ukiringira ko ufite bizinesi runaka ukoreraho, wiringiraga ibintu byinshi. Ariko aka kanya ijambo ry'Imana rije rikubwira ngo ujya wiringira Uwiteka, ntukiringire abakomeye, ntukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, ahubwo iringira Uwiteka kuko niwe byose. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro, ndafashijwe, haleluya. Imana ishimwe. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Ngo hahirwa umuntu ufiteho Imana h'umutabazi. Imana ni umutabazi wawe. Wewe wari uri kurira amarira menshi, wewe wari wihebye uvuga ngo birakomeye, wewe wari urwaye uri mu bitaro CHK cyangwa Faisal cyangwa mu bitaro bitandukanye, ijambo ry'Imana rije rikubwira ngo gira ibyiringiro by'uko Imana yanagukiza ikagukura muri CHK, yagukura hakomeye. Imana nta hantu namwe itagukura. Shima Imana ko ugihumeka umwuka bazima. Shima Imana ko yakurinze muri jenoside. Shima Imana yuko yakurinze mu bikomeye, igihe abantu bose bari bakuretse, ariko ntabwo Imana yakuretse, mwene data. Shima Imana kuko mu buzima bwawe bwose unyurwe n'ukuri. Nyurwa n'ukuri mu buzima bwawe, nyurwa n'ukuri. Nimba ukomeye ubaha Imana, nimba woroheje ubaha Imana. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ko umuntu agomba gushima Imana akiriho, akaririmbira Imana akiriho. Kuko iyo umaze gupfa, uwo munsi umugambi wawe wose urarangira, ibyo watekerezaga byose birarangira. Nshuti y'umusaraba, igitumye uriho ni ukugira ngo ushime Imana. Nshuti y'umusaraba, igitumye uriho ni ukugira ngo izina ry'Imana uhora uritekerezaho, uhora wibuka ko bucya bukira, burya no kubyukana umugisha, no kugira icyo ukora kikemerana umugisha. Shima Imana, mwene data. Abapfuye ntago bashima Imana. Ijambo ry'Imana hano riravuze ngo ntimukiringire abakomeye. Hari ibyo wari wariringiye muri wowe, nyuma ubona birapfuye. Hari abantu wiringiye ariko nyuma baraguhinduka.
hari inshuti zawe wabwiye ibyari bikugoye, ubahereza inama nyinshi, uri kubagisha inama ariko bakumvira ubusa. Ijambo ry'Imana rakubwiye ngo ntukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Mwene data wowe unkurikiye, uyu munsi wari ufite ibintu wiringiye, uyu munsi hari ibigirwamana byari biri muri wowe wari wiringiye, uyu munsi wari wiringiye ko ufite amafaranga menshi, uyu munsi wari wiringiye ko ufite abakomeye, uyu munsi wari wiringiye yuko hari abantu wahamagara bakaguha amafaranga, ariko kubera munsi nkuzana ijambo rikubwira ngo iringire Imana. Numara kwiringira Imana uyitura ibibazo byawe wowe wenyine, ujye mu cyumba cyawe wiherere. Dushime mu bibi n'ibyiza bene data, nshuti z'umusaraba, reka dushime mu byago no mu makuba. Birashoboka ko korona yakugezeho ubura umuntu wawe, ariko shima, kuko Bibiliya itubwira gushima, ikatubwira gushima mu byago, ikatubwira gushima mu makuba, ikatubwira gushima mu byishimo. Mu gihe ufite ibyiza ugomba gushima, wagira n'ibibazo nabwo ugashima. Zaburi yavuze ngo nimukiringire abakomeye. Birashoboka ko waba wariringiye umuryango wawe kukomeye, nyuma bakagutererana. Shima Imana, shima ko umuryango utakwitayeho. Ushime nawe, numara gushima Imana izaza n'ibyawe byiza bizatuma uyishima mwene data. Bibiliya itubwiye gushima ngo nzajya nshima Uwiteka nkiriho. Shima Imana ko ukiriho, nubwo wagezweho n'ibikomeye, nubwo wagezweho n'ibikomere byinshi, nubwo wagezweho n'igisuzuguriro cyinshi, ariko shima Imana. Igihe kizagera Imana ikugirire neza, yongere kwibuke mwene data. Nshuti y'umusaraba, shima Imana. Bibiliya iratubwiye ngo dushime, ngo nzajya nshima Uwiteka mu gihe nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye gifite ubugingo. Ririmbira Imana yawe mu bigeragezo, ririmbira Imana yawe n'ukuri mu bikomeye, ririmbira Imana yawe mu bukene, ririmbira Imana yawe n'akazi ufite, kandi uyishime. Ibibi nibikugeraho nabwo uyishime. Mwene data unkurikiye, nshuti y'umusaraba, shima Imana ko abantu bakwanga, ahubwo ufata umwanya wo kubasengera, fata umwanya wo gusengera bakwanga. Ushime n'Imana, ntabwo ari uko hari icyaha wakoreye Imana, ahubwo shima muri byose. Wagize ibikomere byinshi, warababaye, ubabajwe nuko nta rubyaro ufite, ubabajwe nuko wakunze umugabo arakwanga, ubabajwe nuko abaturanyi bawe hari igihe bakwangira ubusa, ariko basengere kandi ushime n'Imana. Senga ushime Imana mwene data. Shima Imana ko yakurinze mu bikomeye, shima Imana ko yaguhaye ibyiza bikakuva mu maboko. Nuyishima igihe kizagera yongere kugarukeho. Yobu yarageragejwe, yari afite imitungo myinshi, ariko Yobu yageze atangira gushima Imana, aravuga ati Imana shimwa ko ibi byose biri kumbaho. Shimwa, dushima Imana mu bikomeye n'ibyoroheje. Wowe unkurikiye wari wihebye, wari uri kwiganyira, ntabwo wari ugishima Imana, ahubwo wari uri mu maganya, wari uri mu gahinda. Ni ukuri isa ndakubwiye ngo pfukama tugusengera Imana. Imana irakugirira neza mwene data, Imana iraguha umugisha, Imana irakwitaho, Imana irakubohora, irakugirira neza. Aho ngaho wasebeye niho umugisha w'Imana uri. Aho ngaho bakuvugiye niho Imana izagutabarira mwene data. Abo bakubwiye ngo uzapfa ntacyo wimariye, abo bakubwiye ngo ntiwize, abo bakwereka yuko ntacyo umaze, ndakubwira ngo shima Imana uce bugufi. Wo kubiringira, ahubwo wiringira Imana, izakugirira neza. Uyishime muri byose, izagutabara mwene data. Tugiye gusenga Imana wowe ahuri, ukora ku kigeragezo wari ufite, ukora ku kibazo cyose wari wikoreye, Imana irakugirira neza muri uyu munota. Uyishime muri byose. Bibiliya yatubwiye ngo hahirwa ufite Imana yakobo umutabazi. Uyu munsi nje kukubwira ko Imana ari umutabazi ku buzima bwawe. Yishime muri byose. Wapfushije abantu bawe, urababara cyane, witotombera Imana, uravuga ngo Imana yarakwibagiwe. Ntabwo Imana yakwibagiwe,
ntabwo imana yakwibagiwe, uzajya urayishima ko ukiriho, uyishime, uyihimbaze mu mutima wawe, uririmbe, ujya mu cyumba wowe n'abana bawe muyishime, ugende upfukame uvuga ngo Mana ndagushima. abo wari wiringiye nyine ntabwo bikiri ngombwa yuko ukomeza kubiringira, ahubwo iringira Imana. abo ni abantu wiringiye, ayo ni amafaranga wiringiye, iyo ni diporome yawe wiringiye, ariko iringira Imana kuko ije gukora ibidasanzwe, ije kukubohora. yishime, ibuka aho yagukuye uyishime, ibuka ibyo yakoze no kuba ukiriho uyishime. tugiye gusenga. turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje kuri Imana ikomeye. ni ukuri dusengeye abantu bose, harimo abiringiraga imiryango babona itabafashije bakabahindura abanzi, harimo abiringiye inshuti zibahindutse bituma biheba muri bo, ariko muri uyu mwanya turabasengeye Mana Data, babohore, bagire neza uyu munsi wa none, bakwiringire. ibyo bari biringiye byose Mana babikureho, bakureho ibyo bigirwamana biringiye, ahubwo bakwiringire kuko uri Imana ikomeye. buri muntu wese musabiye umugisha, musabiye impinduka no gushima. reka yibuke Mwami aho wamukuye agushime. nsabiye umuntu wese gukomera wari ukomeretse, kugira ngo imbaraga zawe zimubeho. ibyo byose mbisabiye abantu bose bankurikiye. Mana nyemera buri umwe wese umukoreho ku kibazo cye, umugirire neza kuko uri Imana ikomeye. urakoze byiringiro bizima, turagushimye kubw'imirimo yawe, turagushimye kubw'ibitangaza byawe. reka ni ukuri bahirwe kuri uyu munsi wa none, izina ryawe rihabwa icyubahiro. urakoze kuri Imana, komeza kwesha icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. mwari muri kumwe na Mama Berita, Imana ibahe umugisha, amen.